kubaka amashuri nkanjye w'umubyeyi nteganya ko abana banjye bazaza baza no kwiga hano kuko ntabwo biruhanyije kwa Sina Gerard. Turacyakomeje kuko dushaka ko amashuri yuzura vuba bitewe n'ibihe turi kubona, teganya ko korona igabanyutse twatangira amashuri yacu ahari menshi. Mfite abana babiri, nteganya bose ko baziga muri College Fondation Sina Gerard. Niyo mpamvu ubona nkora imirimo ivunanye ariko iyo ndi kurya nta kibazo. No kubera iki se wumva abana bawe baziga muri College Fondation Sina Gerard? Niko abahiga bose bahakura ubumenyi ngiro. Umuyobozi mwiza Sina Gerard icyo mukundira niko akunda abakozi abitaho kandi aganira n'abakozi bo kenshi. Ahandi ntabwo bishoboka kuba umuyobozi nka Sina Gerard yaganira n'umuntu wo hasi nkanjye, ariko ubu Sina Gerard icyo tumukundira iyo ufite ikibazo uramureba kandi akakwitaho nk'umuyobozi wacu kandi n'umubyeyi. Ibintu ni ibyacu, databuja turamukunda kandi nawe aradukunda cyane, niyo mpamvu tugomba kwitabira umuryango remezo, mbese abana bacu bakazatangira nabo kandi vuba mu gihe cya leta ishaka. Icyo idufasha cyane harimo abana dufite mbese biga ibintu by'ubukorikori by'imyuga, hari ababaji, hari abafundi, mbese ibintu byose, hari abahinzi borozi, mbese n'abaveterineri, mbese gutyo. Nuko nguko nibyo mbese dushaka kugira ngo tujye dukoresha ingufu kandi cyane kandi vuba. Databuja ni Sina Gerard muri entreprise Urwibutso. Umubyeyi mwiza n'undi witangira abana n'umuryango we n'umuryango wacu wose. Ni wa wundi ukunda mbese igihugu, ni wa wundi uduha imirimo, ni wa wundi wadushakiye amashuri, ni wa wundi udafite ikibazo muri iki gihugu cyacu. Impamvu dukora amanywa nijoro ni ukugira ngo imirimo yihute, kubera ko gahunda y'abanyeshuri bazatangira ukwezi kwa 9 mu rwego rwo kuzirinda icyorezo cya coronavirus. Kuvuga ko abana bagomba kwicara bisanzuye. Kubera iyo mpamvu rero tugomba kongera ibyumba by'amashuri kugira ngo dukwirakwize abana mu ishuri twirinda icyo cyorezo cya coronavirus, ku buryo umwana azajya yicara ashizemo intera yateganyijwe na gahunda za leta. Muri urwo rwego rero akaba ariyo mpamvu ushaka kugira ngo twubake amashuri vuba vuba. Niyo mpamvu ngubu twakoze ishuri rya etage kugira ngo dutubure ibyumba. Ubu turateganya kubaka ibyumba 15 kandi mu gihe gitoya, byongeye kandi mu mwanya mutoya. Muri urwo rwego twahisemo kubaka etage kugira ngo tugerekeranye amazu tubone ibyumba byinshi kandi muri espace ntoya. Niyo mpamvu rero ubu twakoze iri joro byose burinze bucya, kandi turacyakomeza kugira ngo tuzahuze n'igihe cyateganyijwe cy'itangira ry'abanyeshuri. Urabona abakozi turimo gukorana hano bose kandi barakora bishimye, baraye bariye ndetse baranyoye, kubera ko iyo ukora kuri Nyirangarama ntabwo wicwa n'inzara, ntiwicwa n'inyota kandi ukorana umurava. Ubundi umunyarwanda agomba kuryama akerewe akabyuka kare, ndetse byaba ngombwa ntaryame. Murabona hari ibikorwa byo kwagura amashuri n'ibibuga by'imyidagaduro. Nagenzuraga uko zino modoka zikora. Numvisha amakuru kuri radiyo ko amashuri ashobora kuzasubukurwa mu kwa 9 kandi biregereje. Narinde gusubiramo ko njye mfite icya leta, mfite ikizamini cya leta ngomba kuzabazwa. Rero nabonye ari byiza ko nasubira mu masomo yanjye kugira ngo nazakurizwemo gutsinda. Ntago nicaye
ntago nicaye ubusa, ndi kugenda nsubiramo amasomo, aho numva nkabaza bagenzi banjye duturanye biga mu masekisiyo cyangwa se twigana bakansobanurira. Muri make ntago nicaye ubusa. Ni ibintu byiza cyane, ntago ari ibintu bibi kuba barimo kwagura amashuri, ni ukugira ngo tuzabone aho kwigira hagari tutabyigana mu makarasi. Mu by'ukuri impamvu nahisemo kujya kuri College Fondation Sina Gerard, kino kigo ni ikigo gitanga ubumenyingiro muri rusange bwiza kandi bwizewe, kuko nubwo niga muri segonderi muri toronkome segisiyo mbona amapuratike bakora, nkabona ibintu amateori bakora biga bajya muri puratike, nabona ukuntu aba ari ibintu bize neza bagakora mu mapuratike neza cyane, nkabona ni ikigo gitanga ubumenyi nyabwo. Nanjye mpitamo kuba naza guhitamo kwiga muri College Fondation Sina Gerard. Bigisha umuco cyane cyane ko hari na shapeli idufasha kumenya ijambo ry'Imana, bakatwigisha ko gukora ikibi nyine ari bibi, tukafata umuco wo gusenga dukurikirana n'amasomo neza, tubana neza muri rusange. Uyu muyobozi ngiye kumuvuga namuvugaho byinshi, kuko icya mbere nanavuga koko avuka muri uyu mudugudu wacu wa Byimana, yahazanye ikigo kitugirira umumaro, yahazanye ibikorwa byinshi bitandukanye, abakozi b'inaha barakora bakabasha kwiteza imbere, mbese ni byinshi. Ubutumwa naha Sina Gerard ni ukumushimira, kuko njye namenye ubwenge niga kuri kino kigo, nari kuba niga kure hatari hafi yo mu rugo, ariko ndamushimira kuba yarazanye iki kigo hafi, ndetse akaba yaramaye n'akazi, bizamfasha mu gihe cy'itangira mbashe kugura ibikoresho. Ndabimushimira, Imana ikomeze kumurinda, kandi si njye njyenyine wamushimira, n'abandi bagenzi banjye, mu izina rya bagenzi banjye ndamushimira ahagejeje akora. Nkurikije ibyiza bya Sina Gerard, sinabura kutamutora kano karirimbo, akumve yumve ko kamushimishije kandi kamutindukuye ku mutima. Urangije amashuri muri koleje, yaba umuhungu cyangwa umukobwa, ahavana ubumenyi nabura umurimo. Turi ishuri ryigenga rirangwa n'umurimo ndetse n'ubumenyi. Urangije amashuri muri koleje, yaba umuhungu cyangwa umukobwa, ahavana ubumenyi ntabura umurimo.